reka mane mba tuyu mukobwa atagwa kuko ijambo ugiye kuvuga si wambwiye ngo ni ibintu byo kuinfluencinga abantu se sha muvu muganga uyu ndamukunda ni muramu wanjye kandi n'ubu ni inshuti yanjye cyane ariko niba ari ibintu byo kuinfluence natora cyengeri yanjye nakakubona urambwira ngo nukubera iki ubu se nuyo Kacyiru ariko mu rukaheriya nabandi ngaho ngaho najya kumva ngumva abantu baraho ngaho hirya hari umuntu yabwe arimo arumva Rufonsina unokavuga ngo usubize inyuma twongere twumve Rufonsina umureka ngubwize n'ukurana nawe uze mugashesho uze gutera muzehe wabisimo muzehe mureki ndakumwongorera igira hino ngongorera gake ndare shoni yaranyishe abantu amagambo ariko afite uburyo afite mwishonga amati yagiye na mwa rwatoro ngorora ute mushayije shoni ni ndara neza mushayije kana ariko gafite uburyo buriyo bankondo umubyeyi wakareze kuri kandi ureba ko ari mu nzira irimo arya n'amakaroni n'iki amakaro reba nyitiranya n'amakaro hari amakaroni hari n'amakaro sinzi kiribwa sinzi n'icyubaka uyu ni muramu wanjye kandi n'umugore wa murumuna wanjye ubwo aba murumuna wanjye barabyemeye nangwa se n'uwanjye wancika akavukiriwe hari ukuntu abana bajya ariko na imiryango hari igihe abana bari igihe byivanga ugasanga hari umucitse avukiri wawe cyangwa ugasanga yakugarutsemo wibaza ibindi yabwiye ngo nabamenye muvunyi wishaka kubaza ibindi wumvise wibare kudukundira umuhungu ariko none atangiye kumuzaniraho n'abandi nagatangiye kumuzanira abandi baje kera ubona ko ugiye kutuvugisha ibanga ry'umuryango wakitoze tukabanza tugacana ko ari byo turimo ubura akunda byacitse aragira ngo yumve wibare mu kazi wibare arenga rotatu nabonye umukobwa wacu akaba afite mu bushyuhe tiwo kagira yego umukobwa afite ubushyuhe mugisha ufite uburyo ariko nanone uri icyata ndanabivuze twongeye kubaha ikaze bakurikiye 3D TV bose tubasuhuza aho muherereye abari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba abantu bari mu mujyi wa Kigali namwe rwose turabasuje kandi twizera ko mumeze neza cyane abantu bari mu ntara yacu ya gatandatu diaspora comment zabo turazibona umunsi ku wundi inshuti zacu ziri Burundi Uganda Tanzania Kenya Congo n'abantu bari mu Mutara kwa Charles ugomba mvuza abakonyine akabakonyi baracyabaye Charles abakonyine baracyabayo baracyabahe mu Mutara ntabwo mbisi ntabwo bizi uzakoreye urugendo uzatembere urebe ni Charles tugiye kuganira cyangwa se umukonyine umuturanyi na muganga umuturanyi umugore wa Gatogo ese uri umugore nade ubwo se kudashyizeho ngo muramu wanjye nako muramu wawe muramukazi oya ubwo uri umukobwa uri muramu wanjye oya nukuri nanjye ndi muramu wawe ariko ngubu hano hicaye mushiki wa Gatogo yaba ari muramukazi wawe ibintu by'amasana ntago byoroshye wankoni ariko nani ubundi wavuze ngo umwishywa w'umuntu umwishywa w'umuntu baba paniki umwishywa w'umuntu numva ngo umwishywa wawe mwamupaniki ntago mbyibuka ko numva mbizi siko nabyibagiwe ni wanyibukije yase kandi ni uri vuga ibyo wibuka twumve umwishywa wawe abari ni umwana ni nkuko subira ni umwana wa musaza wanjye buriya ra ariko cyari sha uragerageje oya cyari oya no ariko hari icyo mvuze ni umwana wa musaza wanjye abarebaga nibo babonye sinyane zabaye nabo nta sinyane ntayo ndakakubura urumva arakuntu burya abana bose bari kwirya cyangwa ni umwana wa mushiki wawe byose ni kimwe umwana wa musaza wawe umwana wa mushiki wawe abari mwishywa wawe byo sana riri mu masana akomera cyane ariko se koko buriya abakobwa babiri bavukana baba ari abashiki muvu nawe ibintu byawe ni ukuza kubibaza umuyobozi mu kubibaza umukobwa muvugana n'iki cyawe umukobwa tuvukana ni umuvandimwe wanjye isano ry'ubuvandimwe ribaho murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye yes bari mushiki we mu cyongereza babyita gute cyane mu cyongereza bavuga sister nyine ubwo sister nushyira mu kinyarwanda
mushiki mushiki umukobwa n'undi bavugana n'abashiki ubu ruzungu nirwo rwishe n'ikinyarwanda bashaye ibintu ni ibiki kubera ko bavuga sister muhita muzana direct mugasha mujya oya ikinyarwanda aba muri umuna wawe nanga akaba mukuru wawe nta bindi nadi isano uri kugwara cyane niri mu masana abaho ni ngora gute kuri sobanukirwa sinavuga irihera siko ndumva ntaryo ba mwana w'umuntu aba ari iki ba mwana yego ko bana yanjye ni nkuko waba ufite umukobwa yashaka mu rugo kwa Charles noneho ise w'umuhungu wa Charles aba ari ba mwana wanjye umwana imyaka ye ntangiye kwikemanga Charles mwana afitemo amageze ahubwo se urakiga yewe rwose reko bireke rwose izo se ntiwizangiza zikoremo business none se ababyeyi ba mama wawe umubyeyi wa mama wawe nangwa se mama wa mama wawe ni nyogokuru wawe mama wawe ni nyogokuru wawe none se musaza wa mama wawe si nyokorume yego hanyuma se uwubyara nyokorume aba ari iki ubyara umuntu ubyara nyokorume aba ari iki cyabo nyogokuru iyo ari umugabo nsogokuru ikintu ushaka kumva nshaka kubwira niba wowe Nadia umwana wawe umusaza wawe ari nyirarume noneho sogokuru ariko kwa nyokorume aba ari ase kunshanga cyari cyo bintu byakomeye nawe igora undi mwana n'ukuri none se ejo ntabwo wabyumvise bibaza umwana akabivuga ngo niba sogokuru kwa nyirarume stile ari sogokuru nawe baramubwira ngo none se ngo yari umumama se aravuga ngo yari umumama ariko katuye ngo marume ngo na nyokorume aranje aravuga ngo ariko urabizi ngo niba bituruka kwa masenge ngo nawe yitwa Senyenge bajyaga babivuga ngo ni Senyenge ngo ni Senyenge we ngira ngo abantu bakurikiye 3D TV bose uko byagenda kose bamajije kubyumva iyo twatangiye kwinjira mu bintu by'amasano cyane nuko Charles tuba twatangiye kugira ngo tumushyikireyo cyane mbamari kugenda mbayoboramo niya kugira ngo mutazayobora ariko ngo hari igihe umuntu ajya kuyobora umuntu agasanga yagezeyo neza byararangiye yagezeyo ukavuga uti reka uyu nguyu ndekereyo byararangiye ntiyanagaruka kiba kimenyesha iki cyo ko yayobye cyane hari umuntu uyoba wajya no kumugarura ukareba no kumugarura atari bukwemeraho umucisha akavangura iyo uramuyobye ukavuga uti hemereyo nk'ubu ngubu umuntu ashobora guca ahangaha wajya kumugura ureba nawe ugiye kuyobora umuntu umujyana nk'hano haruguru ariye kuri iyi hoteli nziza Kigali View Hotel wajya ngo ni Kigali View Hotel ubwo ni view nk'iyo ku YouTube nayo wajya kumugarura ugasanga yarenze nka za gasya tepfi iyo ngiye aho ngura mbwiye uti buriyo kuko mugurayo burya ni ibindi bintu cyo tuzanye inkoni ariko nyine nibyo twavuze tuti ahangaha twicariye nyine ni kuri Kigali View Hotel ho bafite amaserivisi meza cyane atandukanye abantu bakeneye gukora inama hari abantu njye numva bavuga ngo ni amanama tone gato Nadia aravuze ngo reka Nadia amanama ni iki ngewe ubundi nzi ko inama ari izina bwite so ntago amanama se ubundi ni iki nta manama abaho ni inama amanama abaho ahubwo ntago asobanuye ibi ngibi byo tuvugaho yego Charles yahita gusobanurira amanama wowe ariko wari uri kuvuga hari igihe ujya kumva umuntu aravuze ngo maze iminsi mu manama menshi cyane atandukanye kandi rwose ukumva nta kintu bimubwiye njye nibyo narinzi ubwo ayo manama nayo turayamenya Charles nayo akaba yavuga ngo iki ubundi amaze iminsi mu nama nyinshi maze iminsi mu nama zitandukanye cyangwa se inama nyinshi bambe amanama ni iki bansobanurire Nadia abo shabo ngewe ndabizi amanama mukunda amanama nayo inka zibyagira cyangwa se inka zabyagira niyo bita mu manama ni amata se Dr. umuntu warongoye mu gishisha arya ntago ari mugisha ni gatoki harya ni gatogo ntakunda ariko mutamugize breakfast inama ni indyamo y'inka aho zirara nangwa aho zibyagira zinakutse burya ku mariba haba inama y'inka no mu rugo rwazo hakaba inama y'inka aho zitaha ubwo bikitwa amanama mu ishazi
ntabwo urumva abantu bita kamashazi nta muntu inshuti yawe nzi niba ari kamashanyo kamashanyo ni kamashanyo ariko nta na kamashazi urumva oya muganga kweri wize utaha imyaka yawe yose cyane ahubwo bambe katubireke muvunya tatu bangamira turi mu rugo rwe we nta kibazo hanga muri isanga iyo namajije kuba karibu nta kibazo rwose muba mwisanga Imana ishimwe umuntu wabanje no kubasobanurira nkababwira ko hano haba ni serivisi zitandukanye ibyo kurya aho kuryama ibintu byiza cyane bafiteho n'akadamu gafite amazi ya buru yaza ni damu ni damu nyine damu ifite amazi ya buru kubereka ko nta bwato buriho gusa ariko hariho n'akadamu gafite amazi ya buru n'amadara y'abantu bamanukiraho ariko mu kanya bahita ubereka ako nakoga ariko iyi ngiyi ni ntoya ndetse nk'ubu ngubu imeze nka kameramigezi nibwo nayoga neza irimo n'imvubu koga mu mazi arimo imvubu yego ariko Charles umwita iki ubona atari ubuhano uyu nguyu abantu babazi imvubu buriya ndazi urazizi ukamenya amasaha ziba zagiye ahantu ntabwo tukona ntabwo cyari igitutsi umuntu kuba ari ubuhano ntabwo ari ibintu nirinda kuvuga ibyo bintu ushobora arya wari ugeze kundakarira ngo nakwise icumu umunsi we navaga mu Mutara ndi icumu ndi ishyano iyo nguyu munsi we navuye mu Mutara mugisha yamuje nawe atujyana muri hoteli ndahagwa ariko ho gacwaho ayi bande nshatse soda numye y'umirinda barayibuze numye yo Pepsi barayibuze baze banzana soda ndabwiye shaka ko nari bashi ibintu by'amagerasi mwanshaki agashiki musheke hano babovanye byabaye nko kujya gukura itaka ryo guhanagura nibwo mbwiye mugisha ati umugore wanjye no muri buke ndabwiye ni icumi ngo ni ishyano nabona gutukaga ndakakubura ariko muramukazi wawe uramukunda cyane uriyo uranamubwira muri iyi minsi uti barimo baraguca inyuma hari undi muntu rwose ibyo ngibyo kandi nawe ibyo ngibyo sinzi icyo ushaka ariko kandi burya gukunda muramu wawe berishya gukunda muramu wawe ni ngombwa none byazavaho hakaza wa muco wiki uwa kera washaka ukaza ubundi se ubungubu usibye ese uwo muco urawuzi nani uwo muco kwa baramu narawumvishe wumvishe bakubwira ko umera ute kereka wenda uwo nzi nimba atari we ni uwuhizi umari wo gukazanura uyu mwana azi byinshi uwo n'undi muco azanye kandi siwo twavugaga hari ugukazanura hari no kujya kwaka iby'abaramu kwaka iby'abaramu iyo umuntu ari muramu wawe akaza kwaka iby'abaramu nyine mu rugo tuwushyigikire ntabyo narizi arata ntabwo ari byo umucyara ni uw'umuntu umwe ariko rero ntabwo bibuza baramu bawe kugukunda ntabwo byambuza kugukunda inama zo mu rugo kujya inama kuganira birafasha gutayaya nubwo mugisha yaba adahari kuba naza nkareba uko urugo rumeze akamusigariraho hari icyo byaba bigutwaye se oya urukundo ufitanye rwose na Charles n'umukonyine kugira ngo aze mu rugo kureba kwa Gatogo uko byagenze uko bwakeye uko baramutse bamusigarira ku rugo hari icyo byaba bigutwaye se ntacyo bitwaye ubonye go ariko dufitanye n'ubucuti nk'abaramu b'umuntu n'ubucuti ubundi mwebwe mujyana n'utundi tubanga utubanga two wenda bitaza gutera abantu urujijo oya abantu baveho iyo ugiye kureba iby'abantu urabanza ukareba ibyo mu rugo bitaza gutera mugisha ikibazo n'ubundi nubwo twaba duhari ubundi ikiriyo cyo kiroroshye ikiriyo cyo kiroroshye urumva uri batera ikibazo ikiriyo kiroroshye ntabwo kinakomeye cyane usibye gusa ko usibye ko rya cumu riteye ubwoba ni abana ntabwo baramenya ibintu byari bishya ariko buriya cya kibazo ntabwo kinakomeye cyane ku rwego bo badufata naho ni inshuti yanjye cyane kuva ryari kuva mu rundi wa mbere mureba yego kuva mu rundi wa mbere mureba yego yabaye inshuti yawe mwahise muhuzamo cyane rwose cyane ariko cyane nandi kugashimangiye ngo cyane ariko wagira ngo hari ikindi kidasanzwe nta kidasanzwe turi oya niba ari cyane ubwo kirari kidasanzwe gusa njye ntituri inshuti ariko si cyane none se akole mubonye rero arenda kwitsinza ngo ibya cyane ngo iby'abaramu ngo ariko ubundi nashaka sindi muramuwe nashaka
ubusha wowe urajya none reka nyine nanjye nibyo ngiye kumubaza none reka none umubwize nuko reka ngubwize nuko urana nawe uze mugashesho uze gutera muzehe wabusimo muzehe mureke ndenda kumwongorera igira hino ngongorere rero gake dore kereka niba isori ikinege ndetse niba isori ikinege ndakakuba niba ufite abandi bose uravugana uwo muntu uzamubaza azadusobanurira. Nadia duherukana ubushize arimo kwitegura kujya mu bintu by'abamisi. Uyu munsi twagarutse kugira ngo uze kuza kutubwira uko byagenze. Nakuvuga ko twarongoye mu minsi nyamuneka tuba amacumu cyane ni ishyano ryanyu. Agira ubwo waje by'abamisi numva ndimo gutetema kurya amatinya ko gutese byarangiye se bigenze bite? Twategereje feedback. Amarushanwa yagenze neza nta kibazo muri rusange, nubwo ntabikunze nyine finally I mean noze coronation ceremony byaratubabaje kubera ko ntago abantu bari bemerewe celebrating yabo ngo twakoze ibintu byiza performance twarabyinnye ariko nyine twabyiniye intebe byaratubabaje ariko nta kibazo byagenze neza. Ya amarushanwa nageze finali nza kuba Miss Popularity nabaye ubu ndi Miss Global Beauty Rwanda Popularity. Ariko cyari ajamo ruzungu bwije ntabwo mutora kuje. Okay reka ngusobanurire Miss Global Rwanda TV Popularity kubihuza byose. Sinumva imeze nka bank arimo simufite isene Popularity si bank ubariyo ni sene ubafite isene cyane ubu ni Miss w'iyo bank afite bank ni Popularity yari populaire ariko nyine ngiye ni Popularity ni ukuvuga ngo wakunzwe n'abantu cyane wakunzwe n'abantu urumva ko hazamo ibintu bya population nyine abaturage. Ndakubita umuntu rero ubundi nenda kugenza nka kurariraho uzundi wa umwangira iki urabona atari na mwiza oya mama n'umukobwa mwiza Nadia ne uyu munsi burya yaje nyambariye ako je ngira ikibazo abakobwa wagira ngo hari ikintu kimwe bavukana muri bose ikintu cyo guhitamo imyambarire cyangwa se ibijyanye manza ari ikintu abakobwa bihariye none se buryo ubundi behera no na kera burya abakobwa ibintu by'imyambarire urabona ni ibintu byo gusa neza no kugaragara neza. Rero ibyo bintu ni ibintu byabo ni ba mutima w'urugo ni wo wumva biherera ahantu bagatunganya amasuku akagiye yongeye akabari bize wazo ugasanga inzira asa neza. Rero nabo no kwiyitaho ni ibintu byabo. Kuki wahisemo kwambara imikara Nadia? Nkunda umukara cyane ndawukunda ntabwo nitaye ngo izuba iki ariko nyine ndabikunda niyo byanwika mba mbona ari byiza umukara ntabwo nkunda amakara ari shouting cyane nkunda kuko bitaho n'inzobe yawe itubona rwose mba mbona ari byiza nyine ntabwo naba nsa gutya njye kwambara umuhondo cyangwa umutuku. Mubonye Charles amaje gusirimuka cyane ntabwo agishyiraho agashabazi mubonye asigaye yambaye utubodi muramubona ariko yari n'umusirimu ngiye ko muzi yarenze ahubwo agashabazi ngumva nkambaye mu gati niwe wanyereje ka kantu k'aba mwana wari ufite umutozo agira bw'abantu afite ubwenge bwinshi cyane buri ibintu byo yagendaga gutyaza amarya byitabone biramubangamira cyane ariko kari akantu ni keza kakakesha amenyo kandi ni original agatozo ni n'imiti ni ibintu by'ibimera so aroma yabyo muri wowe ko wakatayise yewe ukora mu gihe kwiti hari urebe sinshobora umutozo we burya nubwo wagira uti burya mba nagiye kwinjira muri hoteli nkabanza nkajya cyo kora nsigaye nshyiramo ntabwo nakasama ni corona ngiramo gutya nkacumitamo mu jacket yanjye wa mwana ngo yagendaga nk'iki ubu heri eka kana wanyoherereje kari gafite umutozo kagira gutyo babwira ngo aka ngaka kitwa Shoni bakabaza gashoni afite mu ishongoro yashyano reba hari ngo barakwitana ngo urarute mama uranyita Shoni ngurindi menya nkore urararute ndaho menya ngo ariko se yewe ngo urarute mushayije Shoni yaranyishyira bene amagambo ariko afite uburyo afite mu ishonga amati yagenda mu rwatoro ngo urarute mushayije Shoni ni ndarara neza mushayije
kariya kana ariko gafite uburyo buriya mba nkunda umubyeyi wakareze kuriya kandi warebaga ko ari mu nzu irimo arya ni amakaroni n'iki amakaro rero nyitiranya hari amakaroni hari n'amakaro sinzi ikiribwa sinzi n'icyubaka yari mu nzu irimo tuno tuntu tungu turere tw'uduswayaswe kigaragara ko ari umwana w'itawuni ariko umuntu wamureze afite uburyo bwinshi cyane agenda akagira arya ku makaro kagarukamo ture kagahindukira ukagira ngo ni imfizi ishyamye igiye kubitamo inkome n'indi niko cyari ubu bumva abana bawe bazarerwa gute muri buriya buryo cyangwa se muri ubu buryo bwa gisirimu cyane bukabije bwose bazabikomatanya bikunde cyane ararera none se twiga mu secondary ko twiga amasomo 15 kandi tukayakorera ikizame icyumweru kimwe tukayakora tukayarangira kuzajya abahangaha akajya kwiga niba ajya kwiga Harvard niba ajya kwiga he kuko isene zo zaba zihari yaba agizemo igihumura agarutsemo gake bamuhereza mu ishyamba akajya gutamana n'inka akagenda akava yakaza nawe akamwica akongera akagaruka avuye gutwara nawe muco wawe byose uko byagenda kose nadi nuzadukunda umwana kuko ni byiza ko umwana kubalance nk'ibyo abana bacu zabakunda nawe mibare cyane ubwo bamubonye uyu ni muramu wanjye kandi n'umugore wa murumuna wanjye ubwo aba murumuna wanjye barabyemeye nangwa se n'uwanjye wancika akavukira iwe hari ukuntu abana bari hari ukuntu iyo imiryango hari igihe abana bari igihe byivangavanga ugasanga hari umucitse avukira iwawe cyangwa ugasanga yakugarutsemo wibaza ibindi yavuye ngo nawe wamenye muvunyi wishaka kubaza ibindi wumvise ariko uri n'amagezi ko muri ushaka gutandukira ukagira kwa murumuna wawe bimeze bite wagiye iwawe erega niwe wabanje gushaka ariko ubundi murumuna wawe gutanga gushaka gute ubu se urabona atagifite ibanje ryo gushaka urabona adafite ibanje cyariyo ni deni afite ibanje ry'urushaka uriya Nadia ntabwo yapfa kumenya ibyo uvuga n'ubwitonda acyafite ideni ry'urushaka yewe hari ibintu avuga ntibura ni ukuri iyi yamba numva bivugitse neza ariko utyo yewe ngo bayumva yivugitse neza tangiye kuza umenya iyo ufashe umuti amazi ashyushye n'ayakonje ukabivanga ayakonje araruzinga ubukonje n'ayashyushye akaruzinga ubushyushye bigacakiranamo hagati aho uyu mwana mu mwaka utahanuza ushobora no kuzasanga yihendeye kandi ari muri kanyinayo yihendeyemo gake apfa kuba yarongowe natwe menya sindi uwanyu se mama zaza wabonye umukobwa wacu akaba afite mu bushyuhe ukagira umukobwa afite ubushyuhe mugisha ufite uburyo ariko nanone uri icyata ndanabivuze nanone ntabwo nzareka ntabwo umwana yawe wambaye ikirezi ntabwo amenya ko kera ariko rero ikibazo gihari ni kimwe nese muganga ko tubona byose n'ubundi ari ubishyiramo ingufu reka afite rukundo ya nyayo ya origino wowe wari wakunda umuntu tubwireho kunze umuntu umuha ibyawe byose niyo mpamvu uba ubona uba waramwihebeye wese ariko ushobora kuba ufite experience mu rukundo rwose urarufiteho agatwa ntabwo ari experience ahubwo afite urukundo rwa origino kuko aba experience rero baba bari up and down nk'uko ureba ikibaguruka baguruka ariko umwana kureba reba nko kureba nka Mugisha yego ni murumuna wanjye n'umwana mwiza n'umusore mwiza ariko kandi wibare kudukundira umuhungu ariko none atangiye kumuzaniraho n'abandi ntabwo atangiye kumuzaniraho abandi baje kera ubona ko ugiye kutuvugisha ibanga ry'umuryango wakitoze tukabanza tugacana ko ari byo turimo ubura akunda byacitse aragira ngo yumve ikituvamo nta muntu wakishimira ko kwa Gatogo na muganga bavuga ibibazo ariko ikibazo ntawabyishimiye abantu baba barahunga bavuga nk'amakengeri n'ibiki byose ariko uzi baramwe ninde uvuga nk'ikengeri iki ngo uvuga nk'ikengeri abantu b'umukobwa wo mu bukwe umwe waje w'ibiteteye yatubwiye ubushize ngavuga ngo nk'ikengeri ngo ujye kumva ngo ariko banza avuga byo wagira ngo nakanuze nakamashini gasya injugu aha wibare cyane mukobwa urabona urakareba kumva ko ducuri ko ku mihanda
uriya niyo kuvuga bitaza kubaho tuvuge tukaba twarabaye dufite dukoresha silence we ari kubidownloading nibaza nukuri happy vuga Fonsine mubi ariko buri wari wareba Fonsine avuga kandi sha umujinya we uziraho reka ko tuba tubona se ahora yisekera n'ibyo byose abari aho muvugana neza yajya gucya rero buriya rero we n'agatogo ni nk'uko ureba urukwavu rufite ikintu cyo rwangana n'imbwa nubwo Fonsine yaba ari yaseka ameze neza apfa kureba cyo agatogo atambutse nyamara nijya murenga ayibambaye ahubwo uriya mwana wa data nzamwegereza ubu Fonsine aragiye rimwe azamunega akamunegera muri ziriya sikata akabika iyo ngiyo uzamutangiye ubu rero hari igikorwa kiriho ngo barimo baratora abacteurs n'abactrices cyane rwose b'umwaka bari barabatora ntabyo aba yiziye disi kandi ubu nawe arimo ariko n'umugore ntabyo aba yiziye none uri batora ariko urabizi ko nawe barimo gutorwa cyangwa ntabyuzi mwihorere hari umuntu usa gutora utaritsinze ntabwo uzi ko harimo igikorwa ubu ngubu barimo gutora abakinnyi b'umwaka ndetse n'abandi bantu bagiye bensipayiringa abantu ba influencer n'abakinnyi b'amateatire ni ukuvuga ngo ntabwo ari wowe ugenda ngo witsimbishe ndashaka ubururu uba nominated ubu ntabwo uzi kurimo you are nominated maze iminsi nkoresha agasimu kanjye ko navanye aho nabikubwiye nibyo wandi wanyangiriye ngo hari message wabonye ngivuye mu ntuza imessage yawe ujye kuva namara kuyisoma ntabwo nongeye gusubira kuri touch ngero nkayibikamo gake yamenye rwaza n'amaso babiciye amazi rwaza amaso urebamo gake mu kanya gake wajya kumva kumbura urasasa aha muga icyizere njyewe icyizere ko ari wowe icyizere cyo ndagihorana ni miss confidence ubundi miss confidence hari n'amagezi uri kumva icyizere cyo ndagihorana nk'uko byatangiye muri Miss nari ngifite n'ubu ngubu no muri filime nabaye nominated nabyo ndumva ko bizagenda neza uramutse uriye ku mwanya umwe na Fonsine duriye ku mwanya umwe arahiye noneho wa mugani wa babandi umuntu umwe discipline yamukura mu tururu kare uko nabo rata abarebana batya baba bameze nka Uhuru na Ruto kuri muri iyi minsi bizaterwa nyine na audience ari wowe utora akaboneka muganga na Fonsine ari njye utora kiye gufata kari Nadia ntago nakwishyira mu mwanya wabo uko ndumva ntago bishoboka ni kuvuga ngo ntago tugiye gufata kari muganga ugiye gutora cyangwa se Fonsine ugiye gutora dufashe Nadia uri hariya abonye muganga abonye na Fonsine agiye gutora umukinnyi w'umwaka ntago byankundira sinzi ntago urumva yamaranga mutima atangiye kukuyobora utangiye kuvuga oya twe turashaka utubwire nka third party uri hariya ku ruhande ubirebera ku ruhande utanabirimo gusa ukurikirana ibyo bintu uburyo bikorwa abonye Fonsine na muganga ni ukuvuga ngo muganga w'uyu munsi atari wowe suppose ko atari wowe uri Nadia ubonye muganga ubonye na Fonsine ugiye gutora kandi urabakurikirana imikorere yabo umunsi ku wundi mwatora nde ku giti cyanjye rega iyo umuntu agiye gutora akurikiza hazamo n'amarangamutima right nicyo kintu cya mbere ujya gutora umuntu uko umwiyumvamo so urumva natora muganga Charles ndakumviye abantu aranyumviye rurangirwa ari wowe ugiye gutora hagati ya muganga na Fonsine watora nde reka nguwize ukuri kw'Imana ngewe rero ikibazo cyanjye mfite ukuri hari igihe bazansunika n'umwiriba nkapfa reka mane mba tuyu mukobwa atagwa kuko ijambo ugiye kuvuga si wambwiye ngo ni ibintu byo kwinfluencinga abantu se muvu muganga uyu ndamukunda ni muramu wanjye kandi n'ubundi ni inshuti yanjye cyane ariko niba ari ibintu byo kwinfluenza natora Cyengeri yanjye nakakabona urambwira ngo nukubera iki ubu se nuyo Kacyiru ariko mu ruka heriya naba ndi ngaho ngaho najya kumva nkumva abantu baraho ngaho hirya hari umuntu arimo arumva Fonsine unokavuga ngo usubize inyuma twongere twumve Fonsine ukumva kananga kumuturanye mbaturanye kariyo karaho kari umuturanye barimo barumva cyane bose wowe ni ukuvuga ngo bibaye ibintu byo kwinfluenza cyane it's fine natura Fonsine
hakongera hagaragara buriya ko filime uko ingana kuriya yose ifite kote zinshi igenda ihitinga nyinshi. So rero hageze nanone buriya nanjye iyo ngeze mu rugo nkitonda nongera nkagaruka kuki niyo ndeba filime ukareba na story yayo n'ibiki byose n'abandi bantu tungana n'abandi basaza tukagera kuri muganga tukavuga no mwana yakinnye neza. So rero nanone ni hazagera andi matora nangwa ubundi bururu bugaragara ku bantu batanze somo kuri ku kintu runaka haraho nzatora muganga ntajijinganyije utajijinganyije ariko ku bintu byo kwinjira yatunguye abantu benshi cyane. Uyu nguyu muzi kuva muri za 2015 muri za 2015 uyu 15 hashizeho imyaka irenga 6 hashize imyaka irenga 6 7 irimo irasatira uzanye n'uno mwana yego konza kuza ko tugiye kujya tujyana ibiganiro bye nawe nicyo nabwiraga Mugisha mbaza umukobwa uramuzi ariko naje kuransanga umukobwa niwe urukeneye kumenya Mugisha kuruta mfite ibyo nzakubaza yego ariko kandi nta nubwo ari na byinshi cyane hari n'ibyo ntazakubaza niboneye ariko kandi nenda kuganiramo nawe cyane niba umuzi kuva kera imyaka 6 umuntu bumuzi muzi iki agira umutima mwiza umutima mwiza muri shepu se naguteye gutya nk'uko indi iteye yego ko nagusobanurira ikintu banyigishije umukobwa duturanye hanga mu gipangu iwacu yaramwe ngo ubwo ariko ubu umuntu areba ati umukobwa waproaching uti umukobwa wamukunze kandi uri ari umukobwa mwiza nubwo ati n'ubureba udafite gahunda yo kumwegera uzajya umureba ugire mu cyuti wirukanye azajya asigara kibaza niyo namenye ubwenge bwinshi biragenda umenye ubwenge bwinshi abantu bitabona ari gutana muvugisha ukamugirira mutye gusa dore ubushize bari batangiye kwigisha amategeko y'umuhanda ubu none bamaje gusirimuka ibintu bijyanye byo na bya bintu by'imodoka rero ahubwo buriya reka ngubye n'utuzo gusokuze ku meza mvuge muri ubu nageze ku rwego rwo kuvuga menye ubu natangiye kuvuga ariko nkavugiramo gake nkagaruka nkaho ngaho ikagiramo ikigira miti ariko ibijyanye n'ibyanditse n'ukuntu ibintu biteye n'ibiragiro byose kubimanura kubishyira hasi ubu nashinga n'ishuri nanjye nkigisha kandi nenda kuzagura imodoka zo kujya ntwara imodoka nzaba ntwaramo umuntu dukundana yizaba iri hariya ihanagurika ikamutegereza gusa yamara kumutwara nkayiparika iyo akazi nayo ikajya hariya harimo n'izaba ifite amani ndengane pfi yo ngiyo mashyamba yo kwereka abantu bepfiri babwiye uti mwabibonye ko none nanjye nsigenza ngenda mu muduka mugane w'abarundi ubwo se ibyo nibyo mbakangisha kugira ngo se bafite izimeze zite ayiwe bararenze baye bafite imodoka sigaho umuntu aragura imodoka ye yageraho bakareba nk'umukecuru we nyirakuru akavuga atari ko kugira ngo uzasaze nagushimishije buri modoka niya baba Nadia niki kintu wabonye Nadia atandukaniyeho n'abandi bakobwa ubu rero reka ntereremo nkubwiza ukuri iyo ubajije ikibazo kiri serious cyane nanjye serious Nadia umutoni wase ubuse ariko nari ntahendeye nkabona munanga imbere ubu ni bya bindi by'umuganda akora mufuka kuvuga ngo waba ukora mufuka ahita ngo wampaye kandi ari akora mufuka kuko dorindira ndatangiye ngo Nadia umutoni nanjye gushyiraho ngo wase ise wase yakurumenya urumva yewe uyu mwana ikintu cya mbere muziho ni umuntu uri open kandi ibyo bintu ndabikunda cyane. Noneho hari ikindi kintu namubonyeho reka tuvugishwe n'ubundi hahandi ibintu bizagaragara n'ubundi bizagaragara hahandi hari ikindi kintu namubonyeho mu 2019 twahuriye mu bikorwa byatumye tumarana nk'igihe duhura nk'ukwezi duhura nabura nka rimwe mu cyumweru ntabwo yari umuntu twari tuziranye twari duhujwe n'ibyo bikorwa yewe iyo twabaga turi muri ibyo bikorwa buri muntu yabaga ari mu bimureba twatandukana umuntu akagenda uko undi akagenda uko ntabwo twajyaga tugira umwanya wo kongera guhura inyuma ngo dusabane ibikorwa byarangiraga dutaha. So naje kubona ikintu gitunguranye kuri uyu mukobwa ko ari umuntu uri responsible ku bintu bimureba no kubitabimureba ariko ubona bikeneye uwabyitaho. So ibyo nibyo bintu bikomeye cyane muziho kabisa. Nali wowe aho wabaniye na Charles niki yakubangamiyeho? Yego ntacyo pe aho ari perfect imbere yawe. Ukuri kw'Imana ntacyo yambangamiyeho. Nobody is perfect sibyo ariko njyewe bitewe n'ukuntu tubanye n'ukuntu twahuye iyo mbonye
agiye gutana atarakomeza data hari ikintu ahishe aragihishe nanga arakibagiwe muri iyo myaka hari igihe yigeze kubona uburakari bwanjye ntabishaka kabubona nari nasoje kuvuga ariko nigaruye ndavuga nta muntu uri perfect sibyo upfa kunshimira wenda ko hari igihe wasanga yari yabivuye yari yabirenze nyine nta muntu uri perfect iyo mbonye nyine yagiye gutana cyangwa iki ndamugarura sibyo icyo gihe hari habaye icyo kurakara icyo gihe ajya kurakara hari akantu kabaye nyine aho twari turi mu gikorwa runaka and then turangije kanesheje concentration twari turi ahantu nyine mu gikorwa twahuriragamo and then noneho hari ikintu cyabaye nyine urabizi ntabwo ajya buri tuntu noneho asa nk'urakaye hari habaye iki byambangamiyeho uko cyari hari habaye iki umuntu yarambeye baramubeshyeye sibyo baramubeshyera my mistake baramubeshyeye noneho nanjye ndabibona nzi nanjye n'ukuntu ibintu byose ukuri kandi ukuzi ukuri nkuzi kandi nanjye nyine ndumva naramuvuganiye ariko nanga gutera ijwi hejuru ngo mvuge cyane ko icyo gihe wari ukinitinya ntago nari kuko twari duhuye ari nk'ubwa mbere ntabwo nahise mba open ako kanya nagenze gakeya nanga kwita nyine ngira ariko byarambangamiyeho ku buryo nyewe ubwanjye byampushinze kumubaza ikintu abaye nyine yararakaye arababara mbona ko ababaye yayicaye nka hariya nanjye ndi hano kubona umukonyine yarakaye ndabona ararakaye yari ataraba yari Charles yego yari Charles noneho birambanga uko wabivuzemo akongera akarakaramo kandi n'ibintu bya fake we akuzira umuntu kubege uziko abawe ndebera no kwikimana nanjye n'ukuri nashatse kumuvuganira cyane ariko namunga abantu bari nshaka no kubimuhisha nawe ko nababa yarambira ati no you tuhuye mu minsi mikeya ariko nabibonye ko it's not you now what happened no nibwo nakubwiraga rero kubona umuntu abaye responsible gutyo ugasanga umuntu abaye touched by your issues ndagerageza urimo kwangiza cyane ndagerageza ndavuga reka mbe open kuri we maybe there is a reason so mubwiye she kept agerageza gukomeza kunsatira nubwo namubwiraga nta kimeze neza gutyo nukuvuga ngo Charles we yayanze kuba open nyine ariko ngomeza kumupushinga ndamuhatiriza ndabwira no iminsi tumaze hano tuza hano ntago ari gutyo yarumeze you were always smile happy ntago nabonaga umeze nk'uko umeze wambwiye ikintu wabaye kuko nanjye nagikekaga ariko ntari sure neza nyine wenda umuzi guhendahenda noneho ndangije rero ndamwegera ndamubaza ameze gute aza nyine nyuma kunyemerera icyo yabaye so ndabwira nanjye nabibonye ariko nyine nakundi tuza arongera agaruka maba muzima ntabwo yaje neza ndumva twaratashye agicecetse sibyo twatandukanye agicecetse ese umuntu yaje gusaba imbabazi nibura ko yahemutse n'ubu niyo mpamvu bivuga bigakomeza bikakubabaza mwihorere twigarukire mu kiganiro cyacu mwihorere wowe hano mwihorere rero ni uko nguko ahanini navuga ko ubucuti bwacu bwatangiriye uhereye kuri ako kantu kuri ako kantu abantu bajya bahuzwa n'akantu gato cyane koroshye ariko bikazakura bigatumbagira Jari niyo mpamvu n'umwana mukunda uramukunda cyane umwana mwiza rwose gute se ubipima gute ubwana bwiza bwe none se ubundi ubwo bwo kureba umuntu ukamenya icyo arwaye mu bantu barenga 1000 ukaba ari ushaka kumwitaho abandi ariko umuntu yari yakubwiye yagushoutinga wa mugani w'abana bubu yagusakuriza wagerageza kwiexplaininga wajya kumusobanurira akazamuka cyane uwo mpita mwihorera nkicecekera nango akaba yakubwiye ngo shut up ibintu nk'ibyo ibyo bintu murabyumva ariko ibintu by'amafuti nanjye nikomeze byari n'ibintu bitanashinga umuntu ko nyine abantu turatandukanye reka tugarukire mu kiganiro ibindi tubyihorere y'ubwo burakari bw'icyo gihe reka tubyihoreremo sibyo
kandi ibyo filime twibereye hanga kuri Kigali View Hotel niho twibereye ubu ngubu birimo turirebera ibyiza hajya bambwiye ngurira ni damu ibyiye filime se urwo mubiye kuri damu yitaho ni utuzi twa blue tuzi twa blue ese uri amazi no ya blue cyangwa irangi riri imbere ndabizi je nareba amazi y'ubururu yaho yahitone gato amazi amazi n'ubururu n'ubururu ariko nandwe nayandi ari nayabonye ariko nabwo mbone damu yayo cyangwa muri hotel amazi amadamu yabo ari ubururu ahubwo ngiye mu town hose mu town hose ako ne byose nizo nabonye muri TV nazo n'ubururu vaho n'ushatse kumbeshya kandi nawe uri no kunjijisha uziko aracyabura mutuntu duke cyane kugira ngo uhinduke Charles koko aracyari umuko nyine aho yabizaye ariko reba nka Charles mo kubitanye mu muhanda hanga yiteye agashabaza hanga ubuzima busanzwe ndagitera n'ubu nguwo Charles Kacyiru nguwo Charles mu mujyi wa Charles nagakoni mu yewe njye naya muri Kacyiru nkamanukamo nkagenda nkashyika hahandi hari ahantu hari nuzi hari garden y'abantu baba basimura udupira badukubita inkoni ariko hari garden hasa neza aho gashwa otyo urero jewe nayenze ngo bahita golden niba ari golden nari nafataga garden nkavanga na golf ni golf nkagenda nkataye mba mfite agashabazi kanya n'agakoni nkagenda nkatayo n'agatozo ugenda ugira urukege gake aho nangwa muri izo nshaka zaho hafi yaho hariho akantu k'agashaka ugarutse nk'ako hariyo akantu k'akanyanja hirya yaho niho nkunda kujya guca uduti nkunda gusanga aba ari uduti tw'imicunduro urayizi imicunduro nigire kandi ubwo nagiye nshaka y'imisagara ayibura akusubira imisagara muzano kimisagara ntago ari kuyibona Guki kimisagara ubwo se ko hitwa kimihurura habaye imihurura gasa n'icyo cyo byaturutse byariyo kera ubwo byavuye nibajyaga sinigeze gusoma igitabo cy'amateka yacu ngasoma ngasanga ngo hariya ku Muhima impyisi ngo niho habaga impyisi nyinshi ngo nimwe yari nyamugenda niho yavuga yari nyamugendera agatsindwa n'agasani cyetsu yihaye karya nka kwimuyunguyo akafite amano yo nubwo yamuhekenya ntiyamubana nigeze kutubaza ngo ku munsi afite imyemerere iteye gutyo ngo ku munsi w'imperuka ngo umuntu ngazazuka noneho ari umuntu wapfuye ariwe n'impyisi nyamugenda se none iyo mpyisi nayiza gupfa mu kuzuka hazabanza iki hazabanza impyisi kugira ngo umuntu aboneke yego hazabanza impyisi igihe hariya ninanza na Imana ibwira ngo cyozuru ufite mu nda ese ko hazaba ari buzuka abantu gusa ubwonko ntabwo azirirwa azuka niba ari ibyo rero bwo hazazuka impyisi ibanza zura umuntu nibanza yongera ipfa ko hazabaho kuzuka kw'abantu kandi impyisi ntabwo izazuka ubwo mu bazazuka ntarimo ayo ariko ndashaka ko icyaha katari iki roho yizazuka neza nadi ni habaho umuzuko azazuka amaroho gusa cyangwa n'abantu bazaba bagaragara nyine barazutse sinzi ntabwo ibyo bintu nabyinjiramo sinzi uko bimeze none si urumva niba impyisi zitazazuka hazazuka abantu kandi akaba yarariwe n'impyisi cyangwa se wariwe n'intare yadufata uwariwe n'intare kuko yaramumize yaramushwaye ngo aramumira kandi hazazuka abantu iyo ntare ntizazuka none se ko numva harimo insizi z'abantu barya abandi uwariwe n'abantu bazagenda uwariwe na bagenzi azabazukiramo iyo nareba Imana aho ngaho ikwiye kubireba neza ikabanza ikazura impyisi yamara kwizura igakuramo umuntu wayo yanze ikareka impyisi igasubirayo Chari reka dutubikishirize aha ngaho ikiganiro cyacu sibyo nari nishimiye kuganira namwe yego bana na Nadia cyangwa se muganga mu muturanyi twari tunamukumbuye nyuma y'uko yari yagiye mu marushanwa kandi yagiyemo anyuze aha ngaha tubwira ati mu nsengere ndagiye ariko munanshyigikire akukuraho mikoro nuko sha abajemo ibanga ryo mu rugo rya famille mba niba kumva ibanga rya famille gatogo nabyumva araza gutangira abakemange aratwizera sinango muri yizera cyane wowe na Charles muri yizera unonga Nadia turizera ndizera n'abakanyizera nanjye nawe akizera nanjye nkamwizera ubwo mukaba murizeranye turizera ariko icyo ushobora tukizera Imana yego nibyo nari ndimo nsobanura yuko bibaye amahire ibyo twasengeye cyangwa se uko twamushyigikiye ntabwo byabaye imfabusa yagarutse yabaye Miss Global Popularity Miss Global Miss Popularity Miss Bank Popularity Miss Equity Bank ni Miss Global Beauty Rwanda
Miss Global Beauty Rwanda Popularity. Ya irushanwa ryitwa Miss Global Beauty Rwanda. So noneho muri iryo rushanwa nakuyemo ikamba rya Popularity. So noneho uri Miss Global Beauty Rwanda Popularity. Yego. Bongereho na Equity, bongereho na Zakoje Bank. Ndabashimiye cyane cyane. Ukoze cyane. Ukoze cyane nawe. Uzajya guhendera ujya ushimira Nadia wase umutoni ushimira nimugonyine no official. One. Kuri Instagram ni umukonyine official one. Official one officially rimwe rezili ya kabiri. Hayiwa. Aba bandi bose bita abakonyine. Abantu bose baje bacunga handitse abo bazajya bashyiraho official 2 na official 3 bizava bigera ururongo rujyinyimiyo. Nanjye ni Nadia rimwe akarongo umutoni wase. Abandi bose bamenye ngo bazaza ari ba Nadia kabiri n'ibiki byose. Utwo tuntu mucometsemo. Ako kantu mentioninze. Ako kantu bamukubisemo. Ngo ni Nadia rimwe akarongo umutoni wase. Ayaya undi umukonyine official one. Kandi harimo akarongo no kuva ku mukonyine harimo akarongo. Ukajya kuri official one. Ntago mworoshye. Ese ibyo bintu biracanganye ni nka Chinese. Ntago mwapfa kubimenya ni byabaye family. Mbashimira cyane ku mwanya wanyu mwafashe kugira ngo muze kuganira natwe. Mvunye nawe wibare turagukunda rata. Cyane nanjye ndabakunda cyane. Ndanabishimira kabisa. Utaha mujye mufata akanya munambwe mutari ko wadusuye n'umuhira. Ntaza kubareba ni muhira. Yego. Nzo turabana. Nzi ko mubana. Muraturanye gusa. Rata turanatunye ko tuturi Kacyiru twese. Mwese mutuye Kacyiru. Nanjye ndabashimiye cyane kuri Instagram wanjye ukayisangaho ni 3D TV Rwanda cyangwa se kuri Instagram yanjye naho kajyaho Muvunyi Jeff. Ibiganiro byacu kajya basha kubibona umunsi ku wundi. Okimu kuri Instagram naho umusangaho. Yibawonse. Murakoze cyane turabashimiye. Murakoze cyane namwe. Bamubonye ari na mani. Mani nyabutsindwa n'agasane wagira ngo ari inyama gusa nta kindi kintu. Umuntu urya inyama gusa agira amahane. Afite igituza buri umwana uzareba afite service imeze gutya. Twasoje ikiganiro mwakoze.